Turabashuhuje mwebwe mukomeje kudukurikira ku murongo wacu Mukakarangwa TV. Amahoro y'Imana nabane namwe. Twongeye kugaruka tubazana ijambo ryiza, mwebwe mukomeje gutegura inzira igana urugendo rwo mu ijoro. So mu rugendo iyo urimo ugenda ahantu utazi bigusaba ko hari ibintu bikuyobora. Iyo uri mu muhanda haba harimo za feruje itwara imodoka ukamenya ngo irakubwiye genda cyangwa hagarara. Natwe rero tuzanye ijambo rikomeye ryo kongera kubwira abagenzi igikwiriye gukora, cyo kongera kubabwira ngo bongere bakanguke bamenye icyo Imana ibashakaho. Rero reka dutangire dusenga Imana ubundi twumve iryo jambo. Turagushimiye Yesu, wowe banze ryo kwizerwa. Turasenze kugira ngo umuntu wese wakwizeye ujye umubera Imana, umubera ibyiringiro. Kuba twaragukurikiye tukakwizera nuko tukuziho ikintu kinini cyane. Reka rero umuntu wese waguhisemo umubera Imana, umwiyereke, umurwanire, umutsindishirize, kandi kwizera kubyara ibisubizo. Uhaye ikaze mu byacu, mu izina rya Yesu abambwe rimwe gusa. Amen, amen. Iyo mubonye igiti cy'umutini gitoshye, mumenya kimesije, nuko namwe nimubona ibyo byose bibaye, muzamenye ku bwami bw'Imana buje. Iyo mubonye igiti cy'umutini gitoshye, mumenya kimesije, nuko namwe nimubona ibyo byose bibaye, muzamenye ku bwami bw'Imana buje. Ariko uwihangana kageze imperuka zakizwa, ariko wihangana kageze imperuka zakizwa. Ariko wihangana kageze imperuka zakizwa, ariko wihangana kageze imperuka zakizwa. Haleluya. Turirimbye umuririmbyi mwiza uvuga ngo iyo abantu babonye igiti cy'umutini gitoshye, haleluya, babasha kumenya yuko impeshyi ije. Haleluya. Ngo bakabasha kumenya ngo impeshyi iraje. Hari ikimenyetso kikwereka ko impeshyi ije. Haleluya. N'aka kanya rero Imana ivuganye natwe ngo umuntu wihangana akageza imperuka azakizwa. Reka dusome ijambo ry'Imana. Kuba mwihanganye nawe mwizerwa, reka twumve ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Bakorinto ba kabiri ibice 6 umurongo wa 14. Haranditse ngo ibyo kutifatanya n'abatizera, ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye. Mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Cyangwa cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Kandi Kristo ahuriye he na Beliyali? Cyangwa uwizera n'utizera bafitanye umugabane iki? Mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa ko turi urusengero rw'Imana ihoraho? Nk'uko Imana yabivuze iti, nzatura muri bo ngendere muri bo, nzaba Imana yabo bazaba ubwoko bwanjye. Nuko muve hagati ya ba bandi mwitandukanye, ni ko Uwiteka avuga. Amen. Ijambo mfite, intego mfite ni intego ivuga ngo twitandukanye n'abatizera, twitandukanye n'abakora
ibitandukanye n'iby'Imana ishaka. Ubu muri iyi minsi cyangwa muri aka kanya ushobora kuba uri muri Amerika, ushobora kuba uri mu Bubiligi, ushobora kuba uri mu Rwanda, ariko ndi kuvugana nawe nkubwira ijambo rikomeye cyane Imana iguhaye ngo itandukanye n'abatizera, itandukanye n'abakora ibyaha, itandukanye n'abo mugendana ubona bidakwiriye. Mu by'ukuri iyo witandukanije ntabwo wagera ahantu bari kuvuga Imana nabi ngo uhatinde, ntabwo wagera ahantu bari gutera Imana amabuye ngo uyitere amabuye kandi uri umukristo. Niyo mpamvu Imana ivuganye nawe ngo itandukanye. Nanjye nitandukanye, kandi n'udashoboye kwitandukanya Imana imuha imbaraga imutandukanye n'ibimumariye inkweto, n'ibimuciye intege, yitandukanye n'ibintu byatuma Imana idakorana nawe. Imana ivugana n'ijambo ngo abizera bagomba kugira attention, bagomba kugira stop y'aho bagomba kugarukira kandi naho bagomba kugera. Mu kwizera no mu gukiranuka hagomba kuba itandukanirizo ry'abo babana n'abo bagendana, kuko igihe cyose udafite kuzamura kwizera ibintu byinshi bizakugusha. Igihe cyose uzaba ufite inshuti udafite kwizera ntabwo uzagumana nako muri wowe, ariko n'uba ufite kwizera ukaba ufite imbaraga, ukaba ufite ubushobozi, ukaba ufite ubudahangarwa, bwira Imana ngo ndagusenze, ntandukanya n'ibi binaniye, ntandukanya n'izi mbaraga, ntandukanya n'ibitavuga Imana, ntandukanya n'ibindemereye, ntandukanya n'ibyishushanya, ntandukanya n'ibindeba bidafite umumaro, ntandukanya n'ibimbeshya, ntandukanya n'ibimarira inkweto. Umuntu wese atandukane n'ibintu bimumariye inkweto muri iyi minsi, cyangwa n'ibintu bimubujije amahoro bikamubuza gutambuka, ndetse n'abanyabyaha atandukane nabo nk'umugabane wabo murawuzi. Hahirwa rero abategereje Uwiteka, kuko abazagenda ntabwo bazananirwa. Imana ishimwe. Tugiye gusenga. Umeze ute muri iyi minsi? Nanjye meze nte muri iyi minsi? Tubwire Imana dutandukanye n'ibintu byadutinzeho. Hari abantu bafite ibintu byabatinzeho. Imana igutandukanye n'ibitaro, gutandukanye n'ibyaha, igutandukanye n'ubushomeri, igutandukanye n'inshuti zikubeshya, igutandukanye n'inzara, igutandukanye n'amadeni, igutandukanye n'ubukode, igutandukanye n'ibitavuga Imana, igutandukanye na Bali. Kuko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo mbese Kristo yabana na Bali cyangwa yaturana na Bali? Ngo ntabwo bishoboka, kuko Yesu ataturana na Bali ngo babane. Ari nako ntabwo utandukanya n'ibikumara inkweto muri iyi minsi. Tugiye gusenga mu izina rya Yesu. Waba udukurikiye ugize icyifuzo, zamura ikiganza dusengere mu kwizera. Imana izi gutandukanye n'ikindi kibi cyose gutandukanye nacyo. Zamura ibendera ryawe utsinde. Amen. Urakoze mwami wanjye, ndagushimiye kuko ugira neza, kandi ndagushimiye kuko uri Imana. Ndagushimiye kuko uzaza utazatinda. Aya masaha ndaguhamagaye kugira ngo wururuke uzubane natwe kandi uzutugirire neza. Ndaguhamagaye kugira ngo ubwami bwawe buze, igitangaza cyawe kiboneke, dutandukanye n'ibitavuga Imana, uduhuze n'ibivuga Imana, kandi imigisha yacu itwitabe, kandi dukumire ikibi kitaratugeraho. Urakoze, urakarama. Fasha buri wese udukurikiye, natwe tunengere. Umunyamakuru wacu umufashe, buri wese mu mwanya we, haleluya, akubone. Urakoze, urakarama. Tuvuze ineza yawe, twakwira bugacya. Tanga umugisha kandi uhindure buri wese ucyumvira ijambo, mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen, amen.